Hello, nguhaye ikaze wowe ubasha gukurikirana ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu. Iyi ni Ituze Sport TV, ni channel y'abanyarwanda, ni channel ibagezaho breaking news, amakuru agezweho hano muri sport nyarwanda. Twibanda muri Rayon Sport kuko ni equipe y'abanyarwanda, ni equipe ihoramo amakuru mashya. No mpamvu ngusaba gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu uje ubibona mu bambere. Reba neza rero niba warakanze kuri ako kabuto kari hasi kanditseho subscribe, niba utaragakanze ubashe kugakandaho nonaha. Ikindi ntiwibuke gukanda like, ndetse niba ari n'igitekerezo ufite ucyanika hasi muri comment tuzagusubiza. Ushobora kwibaza ngo ni iki kinzanye? Nzanywe na breaking news. Ekipe ya Rayon Sport irimo amakuru menshi cyane, ariko mu by'ukuri navuga ko na makuru meza cyane, na makuru y'umumaro kuri mwe mubasha gukurikirana Rayon Sport cyangwa se ku bakunzi bayo n'abafana bayo muri rusange. Ekipe ya Rayon Sport nyuma yuko iguze abakinyi bagiye batandukanye, yewe ikaba yaranabashije gukina imikino igera muri 3 kugeza aka kanya. Rayon Sport ni ekipe yitwaye neza mu by'ukuri, ntabwo twavuga ko ari bibi, kandi mu by'ukuri tugiye kureba dusanga burya ntabwo wareba umukinnyi rimwe umurebe kabiri utarabasha gusobanukirwa niba uwo mukinnyi azi umupira cyangwa atawuzi. Aha rero bimeze gute? Aha ekipe ya Rayon Sport yaguze abakinnyi batandukanye. Sofa twabonye mu busatirizo bwayo imeze neza, iracyayiragenda. Twabonye muri mediane yayo irimo ba Muderi Akbar, iragenda nta kibazo. Tubonamo abakinnyi bagiye batandukanye. Tureba mu mpande zayo, mbese iragenda, ekipe iragenda. Ariko hari ikintu twasanze muri defense ya Rayon Sport. Ibi mvuga namwe bakunzi ba Rayon Sport ngira ngo mwarabibonye. Rayon Sport ifite abadefenseri batatu. Rayon Sport ifite umudefenseri ari we Charles, ikagira Didier, ikagira na Matumona. Defense ya Charles na Matumona mu by'ukuri ni defense nziza, ihagaze neza, ariko nanone iraburamo umukinnyi nibura umwe, kandi nanone w'umunyarwanda. Kubera yuko nujya kureba mu mibare, ikipe ya Rayon Sport yasinyishije abakinnyi benshi batandukanye, ariko ugasanga ifite abanyamahanga benshi. Mwizamu ifite umunyamahanga, defense irimo abanyamahanga, harimo Didier Yego wa gatatu w'umunyarwanda, ariko ntabwo Didier twamubonye ku rwego nk'urwego dukeneye kubonamo Rayon Sport, kuko ukurikije defense ya Didier na Matumona, iyo defense irimo ibihanga. Defense ya Didier na Charles, defense irimo ibihanga. Gusa nanone defense ya Matumona na Charles ni defense ihagaze neza, ariko hakibazwa ngo ese mu gihe umwe muri bo yagira ikibazo, yahura n'uburwayi, yavunika, byagenda gute? Ni no mpamvu nkuzaniye breaking news. Byamaze kwemezwa rero, ikipe ya Rayon Sport yamaze kumvikana na Emery Bayisenge. Emery Bayisenge yavuye muri Rayon Sport hatavugwa rumwe, ngaho umuvugizi wa Rayon Sport twamubonye avuga amagambo asa naho atari meza, avuga ku bakinnyi bari basohotse muri Rayon Sport. Gusa nyuma yaho Emery nawe yaje gukora ikiganiro, avuga ko mu by'ukuri Emery yiteguye kuza gutanga umusada muri Rayon Sport mu gihe baramuka bamwegereye, kuko burya akazi ni akazi, ntabwo wakanga amafaranga. Ibivugwa hari yari amarangamutima ya nyiri kubivuga, cyangwa se ni kwa kuntu umuntu avuga atabanje gukaraga ururimi. So ngo bihagaze gute rero? Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana ndi kuri recording iki kiganiro, Rayon Sport yamaze gusinyisha umuntu witwa Emery Bayisenge. Ni amasezerano y'umwaka umwe agomba gukinira Rayon Sport. Ndekereza ko defense ya Charles na Emery Bayisenge ni defense zabihagaze neza. Yego
defense ya Charles na Matumona ntabwo ari defense mbi, ariko ntabwo tuyibona nka defense itanga ibisubizo nk'ibyo dushaka. Ntabwo tuyibona nka defense itanga ibisubizo binyuzwe n'abakunzi ba Rayon Sport. Ngayo nguko rero Emery Bayisenge yamaze gusinya muri Rayon Sport, bivuze yuko mu mikino igiye kuza Emery Bayisenge dushobora kumubona yatangiye gukinira ekipe ya Rayon Sport. Ni nyuma yuko yari yavuyemo asezerewe, mbese amasezerano ye yararangiye. Ubuyobozi bwa Rayon Sport buvuga ko butagomba kongera kumusinyisha amasezerano. N'abakinnyi benshi ngira ngo murabizi ko defense yose ntabwo yabashije kugumana na Rayon Sport. Uwo bita Yusu yaragiye, uwo bita Chimanga nawe yaragiye, hamwe n'uwo Emery wari wagiye ariko akaba agarutse. Abakunzi ba Rayon Sport ndabibariza, ese iyi nkuru muyakiriye gute? Emery muramwishimiye? Murabona ari we gisubizo Rayon yari itegereje? Ese murabona ari we ushobora gutanga ibisubizo bikenewe muri defense ya Rayon Sport? Ikindi nkwibutse ko Rayon Sport ntabwo ifite defense mbi, ariko haribazwa ngo hagize umwe ugira ikibazo hagati ya Matumona ndetse na Charles. Didier we twabonye nawe yakinnye neza kuri match ya Rayon Day, ariko ntabwo Didier tumubona nk'igisubizo cya mbere nk'umukinnyi ugomba kubanza mu kibuga. So nakwibariza rero, wowe iyi update yakiriye gute? Andika hasi muri comment. Kandi ikindi, niba ukurikirana ibiganiro byacu ntusige udakanze like cyangwa se subscribe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.